Yesu ashimwe bakozi b'Imana, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kanejejwe n'Imana kuri uyu munsi wacu wa gatatu w'iminsi 3 y'amasengesho. Nzi neza yuko umwe ku giti cye yagiye ahabwa umugisha. Rero muri kumwe na Pastor John Karimbanyi, Imana yo mu ijuru ibamere umugisha. Reka dusenge mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Mana nzima nyiri cyubahiro, ndagushimiye, gushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye imbabazi n'urukundo bye bidahwema. Mwami Imana nyiri ngabo, erega nta shyanga koko rifite Imana iri hafi nk'uko tuba hafi. Nyiri ngabo nkwinginga ku bwa buri umwe wese, Mwami Imana nawe atera intambwe, yongera agaruka imbere yawe, yongera abe hafi yawe, atega ugutwi umva icyo umubwira. Mu izina rya Yesu mvunagwe buri imbaraga zose z'umwanzi Satani, mbaraga mbi n'imyuka mibi yariyo yose byakwishyira hejuru byose bitsindwe bikubitwe hasi mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Mana twakiriye umugisha n'amahoro, kandi iri jambo Mwami reka rize ari ubuzima ku itorero ryawe ndetse n'abagaragu baba hirya no hino bateze amatwi iri jambo. Icyubahiro ikuzo byose nimbigaruriye kubw'izina ryawe ryera Yesu, amen. Rero nshuti za Yesu, nk'uko nari ntangiye mbabwira, uyu ni umunsi wa gatatu, umunsi uheruka w'iminsi 3 y'amasengesho. Turi ku insanganyamatsiko tubona mu gitabo cy'ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri ibice 4 umurongo waho wa 7 havuga ngo, mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu tuba hafi iyo tuyambaje? Kandi ni ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'amategeko yose mbashyira imbere uyu munsi. Murongo wa 9, wirinde gusa ugira umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe. Ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Ujye wibuka ibihe nk'ibi igihe wahagaze imbere y'Uwiteka Imana yawe. Rero nshuti za Yesu, nk'uko turimo tuganira kuri ijambo rivuga ngo mbese hari ishyanga rifite Imana iriba hafi nk'Imana yacu. Imana yacu ituba hafi bisi byose, ituba hafi bihe byose, ituba hafi iyo tuyambaje, kandi n'ubiri kumwe natwe muri iyi minsi 3 turi imbere y'Uwiteka umwami Imana. Ariko nk'uko natangiye mvuga ndavuga ngo ni byiza kandi kuko Imana turi hafi, kandi kuko ituba hafi binyuze mu mwana wayo ari we Yesu Kristo twizeye, akaba umwami n'umukiza ubugingo bwacu. Ariko natwe turasabwa kugira ngo dutere intambwe, natwe tube hafi y'iyo Mana. Hari igihe Imana ituba hafi koko, kandi igihe cyose ibi turi hafi, ariko hari igihe tujya kure y'Uwiteka umwami Imana. Ndashima Imana yuko amasengesho cyangwa gusenga ni kimwe mu bituma tutera intambwe yo kugira ngo tube hafi y'Uwiteka umwami Imana. Ni kimwe mu bidushoboza kuba hafi y'Imana yacu, ni cyo bidushoboza guhagarara imbere y'Uwiteka umwami Imana yacu. Ariko nanone ni nabyiza mbere yo duhagarara imbere y'Uwiteka umwami Imana yacu kuba twihannye ibyaha byacu. Haleluya. Kwihana ibyaha ni kimwe nacyo mu bitwegereza cyangwa mu bituma tuba hafi y'Imana. Mu gusenga nabyo bidutwara iruhande cyangwa se hafi y'Uwiteka umwami Imana. Gusoma ijambo y'Uwiteka umwami Imana nabyo bidushyira iruhande rw'Uwiteka umwami Imana. Birashoboka yuko hari ibindi wakongeraho, ariko nimo ndavuga ngo natwe tugomba kuba hafi y'Uwiteka umwami Imana yacu. Twavuze ku mugaragu w'Imana Yesaya mu mwaka umwami Uziya yatanzemo. Yesaya yabonye Imana kuko yabonye imbaraga
imbaraga zimutwara imbere y'Uwiteka umwami Imana, yabonye imbaraga zimwegereza Imana, yabonye imbaraga zimuha kuba hafi y'Imana ye, ngo maze yumva ijwi ry'Uwiteka umwami Imana rivuga riti ndatuma nende wangenderera. Maze Yesaya bati mwami Imana bari ngiye utuma, nanjye nje imbere yawe kuri uyu munsi ndetse iyi saha, ndavuga ngo Uwiteka uri kumwe natwe, Uwiteka uhagararanye natwe, Uwiteka hari icyo ugiye gukora kandi hari ibyo witeguye kudukorera. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, reka imbaraga z'Uwiteka umwami Imana reka zimanuke ku buzima bwa buri umwe wese wabaye imbere y'Imana muri iyi minsi 3. Ntabwo agomba kuguma uko yarari, hari iby'Imana igiye gukora, hari iby'Imana igomba gukora ku buzima bwe byanze bikunze. Mu izina rya Yesu, uku kwezi kwa kabiri ni itangira ry'umunezero wawe, wowe umaze igihe imbere y'Uwiteka umwami Imana, umaze iminsi imbere y'Uwiteka umwami Imana. Nzi neza yuko tuzongera gusenga amasengesho kwezi kwa gatatu, benshi bafite ubuhamya bavuga imirimo Imana ikoze, bavuga ibitangaza Imana ikoze, bavuga kugira neza k'Uwiteka umwami Imana ku buzima bwabo, kandi ibyo ndabyizeye mu izina rya Yesu. Uko ijambo ry'Uwiteka umwami Imana ritubwira neza igihe Yesu yari ku musozi arimo gusenga, ngo abantu benshi baza aho ari, abantu benshi baramukikiza, bazana abarwayi, bazana ibimuga, bazana impumyi, bazana abaremaye, bazana buri umwe wese wasaga nkaho ntacyo bafite bamukorera. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira neza, ngira ngo muri Matayo ibice byaho 15, ntabwo nibuka neza umurongo, ariko ni mu bice 15. Haleluya. Eka tuhashake tuhege turebe mu Matayo ibice 15 umurongo waho, iyo ku murongo waho wa 29, Matayo 13:29, avuga ngo Yesu avayo ajya ku nyanja y'i Galilaya, azamuka umusozi aricara, abantu benshi baza aho ari, bazana abacumbagira n'ibirema n'impumyi n'ibiragi n'abandi barwayi benshi, babarambika bituma abantu batangara babonye ibiragi bivuga, ibirema ari bizima, abacumbagira bagenda n'impumyi zireba, bahimbaza Imana y'Abisiraheli. Murongo wa 32 niwe nashakaga. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati mbabariye abo bantu, kuko uyu munsi ari wa gatatu turi kumwe, none nibafite ibyo kurya sinshaka kubasezerera batariye, isari itabatsindira mu nzira. Haleluya, haleluya. Yesu nawe ahangaha biratubwiye ngo ari hejuru ku musozi, abantu bazana abarwayi babo bagiye batandukanye uko biri barondoye. Ijambo ry'Imana yatubwiye neza ngo maze Yesu arababwira ngo ntabwo nshobora, sinshaka ko abo bantu mubasezerera gusa. Nagiye ngubwire inshuti yanjye, wowe umaze iminsi uri imbere y'Uwiteka umwami Imana, umaze iminsi 3 uri imbere y'Imana, nzi neza yuko ntabwo Yesu agusezera gusa, hari impinduka igiye kubaho, hari icyo Imana igiye gukora. Hari abatarumvaga ijwi ry'Imana bagiye gutangira kumva ijwi ry'Imana, hari ababonaga ibintu bisa nkaho byabananiye kandi babona basa nkaho batsinzwe. Nayo ngo usubizemo imbaraga, kuko ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo abasore migenda bazagenda baruhe, ngo ariko abategereje Imana bazasubiramo imbaraga. Wowe uri imbere y'Uwiteka umwami Imana, mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zimanuke ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zihindura ubuzima bwawe, zihindura amateka yawe mu izina rya Yesu. Kuko iminsi 3 uri imbere y'Uwiteka w'Imana, iminsi 3 uri kumwe na Yesu, iminsi 3 wumva ijambo, iminsi 3 uramya Imana, uhimbaza Imana, iminsi 3 upfukamye imbere y'Uwiteka umwami Imana, iminsi 3 ubyuka ugasenga cyangwa ukirirwa usenga, sinzi umwanya ugira w'Imana. Ariko icyo nzi neza, ntabwo Imana yiteguye kukureka ngo ugende gusa. Imana yiteguye kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Aka kanya urimo kunyumva, sinzi icyo wumva Imana ukeneye kwikora, ariko nagiye ngubwire ngo Uwiteka umwami Imana yiteguye gukiza abarwayi, Uwiteka umwami Imana yiteguye kubohora abari imbohe, Uwiteka umwami Imana yiteguye kuzana amahoro mu rugo rwawe, Uwiteka umwami Imana yiteguye kuzana umunezero wawe mu izina rya Yesu.
Yesu, kuko Yesu ntago yemera kugusezerera gusa, ntabwo adusezera gusa, hari icyo agomba gukora. Mu izina rya Yesu ndashaka guhanura ubuzima bwawe. Bibiliya irambwira neza muri Ezekiyeli 37, maze Ezekiyeli ngo azamuka ari mu mwuka ajya mu kibaya cyariho amagufwa yumye, atangira guhanura uko umwuka muyoboye, uko umwuka muhaye. Nanjye ndavuga ngo mu izina rya Yesu, kandi inshuti yanjye, wowe bataraguhanurira, niwe wa mbere ugiye kwihanurira muri aya masengesho. N'icyo ukeneye, n'icyo ushaka, n'icyo ukeneye imbere y'Uwiteka w'Imana, tangira wihanurira ubuzima, tangira wihanurira icyo ukeneye n'icyo ushaka, ibyo wasengeye igihe kirekire ndetse n'iminsi myinshi. Ariko ayo nkubwire ngo Uwiteka Umwami Imana, kubw'ubumwe bw'abakozi b'Imana, kubwo iri tsinda ririmo gusenga ryinginga Imana, kubwo abinginze no kwinginga Imana bari mu bice by'igihugu bitandukanye ndetse no mu mahanga atandukanye, nzi neza yuko hari icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Wewe wizerane nanjye ngo ntabwo aya masengesho Yesu agusezerera ngo ugende uko waje. Mu izina rya Yesu, niba yarabonye akareba abari bamuri iruhande, abari bazanye abantu ndetse n'abaje barwaye bari bamaze gukira, aravuga ngo simbasezerera gusa. Natwe uyu mwaka wose 2021, Uwiteka Umwami Imana ntago yiteguye kugira umuntu asezerera gusa, ndetse aratangirana n'aya masengesho yatangira y'uku kwezi, afunga ukwezi kwa mbere twinjira mu kwezi kwa kabiri, dutangira ukwezi kwa kabiri. Hari icyo Imana yitoye gukora kandi ikagikora ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu, Mwami wanjye Nyiringabo Imana, ndasengera umupapa, Mwami w'abami Nyiringabo, uri imbere yawe muri aka kanya kubw'umuryango we. Mwami wanjye, niba Kristo waravuze ngo sinasezerera aba bantu gusa, mu izina rya Yesu, uyu muryango Mwami warushonje, Mwami wanjye, reka bazamure kwizera. Mana, nanjye nzamuye kwizera ngo igihe kiraza kandi kirasohoye kugomba kumugaburira nawe inzara ikava mu rugo rwe. Mu izina rya Yesu, Mwami wanjye Nyiringabo Imana, ndasenga Data wera ku barwayi hirya no hino indwara zitandukanye, abarwaye sida, abarwaye kansa, abarwaye covid. Mu izina rya Yesu, bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose, uri Imana ikiza, uri Imana ikiza. Mana nyiribihe, uri Imana igira neza, uri Imana ihembura ubwoko bwayo. Mu izina rya Yesu, Mwami w'abami, ari abari mu mago yabo, ari abari kwa muganga, mu izina rya Yesu, imbaraga zikiza zifate ku buzima bwawe, imbaraga zikiza zifate ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu, reka abone Mwami Imana ubuzima bushya, abone imibereho mishya, abone gukorwaho nawe bushya, abone kwinginga gushya kuvuye kuri wowe. Kandi Mwami Imana, guhera umunsi wa none Mana, reka ubuzima bugaruke muri we, reka ubuzima bugaruke kuri we, hoza amarira barira mu izina rya Yesu. Ku ijambo ryawe rirambwira ngo hari kurira kwararira umuntu, impundu zikavuga bukeye. Mwami wanjye Nyiringabo, Data, uyu munsi wa gatatu, reka impundu zivuge muri uwo muryango, reka impundu zivuge mu gihugu cyacu ndetse isi yose. Mwami wongere, Mwami uyigenderere isi yose. Mwami turayisabira umugisha, turayisabira amahoro mu izina rya Yesu. Ndetse n'iki cyorezo, Uwiteka Nyiringabo Imana, nzi kuri Imana ishobora byose kandi urashoboye, nta kikunanira. Ijambo rye rirambwira mu Bafilipi 2 igice cya 2 umurongo w'9 ngo nta rindi zina dukirizwamo uretse izina rya Yesu. Mwami wanjye Nyiringabo, nanjye ndatura n'akanwa kanjye mvuga ngo covid ni indwara, covid ni izina, ariko hari izina ryawe Yesu riri hejuru ya covid, izina ryawe Yesu riri hejuru ya kanseri, izina ryawe Yesu riri hejuru y'iyo mvune, izina ryawe Yesu riri hejuru y'uwo mugongo urimo kumurya, izina ryawe Yesu riri hejuru y'uwo ngo baroze, izina ryawe Yesu Mwami w'abami Nyiringabo riri hejuru y'izo ndwara zose n'amazina y'izo ndwara zose. Mu izina rya Yesu ndahanura ubuzima, ndahanura ubuzima uku kwezi kwa kabiri Mwami kutarashira, reka be muzima, reka be muzima. Kora igitangaza Mwami ku bana bawe, kora igitangaza Mwami
mwami kuburi buri umwe wese urimo wiyumvira ijambo mu izina rya Yesu ahabwa umugisha, ahabwa amahoro, umutima we agubwe neza muri byose. Kandi nyiringabo Imana, natwe tuzagaruka mu nzu yawe tugushimira, tuvuga ngo Mana wakoze ibikomeye, natwe turanezerewe. Urakoze mwami Imana, urakoze nyiringabo, urakoze kubyo ukoze Mana nzima, Mana igira neza. Nzi neza yuko tuzajya buri masengesho ya buri kwezi mwami mu gihe cyiza, mu gihe gitaha, hari ubuhamya bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bavuye hirya no hino, bazaza bagushima yuko bakiriye muri aya masengesho, ko babonye ibitangaza byawe muri aya masengesho kubw'imirimo myiza wabakoreye. Urakoze mwami, pesheje umugisha buri wese mwami watangiye mu gitondo ndetse n'uri buheruke avuga ijambo ryawe mu izina rya Yesu kuri urubuga mwami. Reka abantu bahabonera umugisha, kandi nyiringabo Imana uzumva wese iyi nyigisho azahabwa umugisha ku manywa n'ijoro, igisaha ariyo yose ahabwa umugisha kandi agubwe neza muri byose. Urakoze mwami Imana, urakoze nyiringabo, icyubahiro cyose niwe nyigaruriye, byose mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho muri byose mu izina rya Yesu, amen.